Imana nishimwe ndabaramukije aho muri atandukanye. Turi ku cyumweru ni tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Imana yo mu ijuru ishimwe. Hanyuma uyu munsi turi ku cyumweru ko narimvuze, uyu munsi turi busome mu gitabo cya Zaburi. Ni umunsi wacu wa 347 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi wa 347 turasoma muri Zaburi ni ibicirana na 2 umurongo wa 24 na 25 niho turi gusome. Birambwira ngo yacishirije bugufi imbaraga zanjye mu nzira, yagabanije iminsi yanjye. Ndavuga nti Mana yanjye ntunkureho ngicagashishije iminsi yanjye. Imyaka yawe ihoraho ibihe byose. Amen. Haleluya. Ngiri sengesho nawe tugomba gusengera nawe muri kino gitondo tubyuka tujya gusenga kuri kino cyumweru. Birayambwiye ngo yacishirije bugufi imbaraga zanjye mu nzira. Reka nkubwire, nta mbaraga ufite imbere y'Uwiteka. Uwiteka niwe mbaraga zacu. Niyo mpamvu bivuga ngo kwishimira Uwiteka ni imbaraga zacu mu buzima bwacu. Reka nkubwire, yavuze ngo yagabanyije iminsi yanjye. Ndavuga nti Mana yanjye nukuri ntunkureho ngicyagashisha iminsi yanjye. Imyaka yawe nukuri we wihoraho ibihe byose. Reka ngewe iminsi yanjye yongere mu izina rya Yesu. Ngabwira Imana ikongerera iminsi, ikongerera amahirwe, ikongerera ubushobozi mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, nawe niba wategekeye igihe cyo gupfa, niba Satani yakubariraga iminsi, bwira Imana ngo ishirweho iherezo, hanyuma unyongerere iminsi kugira ngo mbashe gukorera bikwiriye uhereye none kwezi iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi wo kuwa gatatu ku cyumweru arinzwe, Uwiteka Imana irakurinze. Hanyuma ujya gusenga, Imana iri kumwe nawe uhereye none kwezi iteka ryose. Amen.